bitewe n'ukwemera kwacu. Igikuru cyane ni Ukarisitiya ntagatifu, kuko Yezu arimo wese. Niyo mpamvu umuntu uraza guha icyubahiro Tereza w'umwana Yezu ukamukoraho, uzirikane ko uhamagariwe gushengerera umubiri wa Kristo muri Ukarisitiya. Nawe uje kuramya umubiri mutagatifu wa Tereza w'umwana Yezu utemera Ukarisitiya, utemera umubiri w'ikirenga wa Yezu Kristo, waba urimo kubeshya. Waba urimo kubeshya, byakwitwa n'ibigirwamana. Ariko turamya mutagatifu Tereza w'umwana Yezu kubera ko yakiriye Kristo, bigatuma Kristo amwitura ingororano y'ubugingo bw'iteka, ari umutagatifu ari mu ijuru. Cya kabiri, muzirikane ko habera ibitangaza byinshi iyo ukoze ku byasigaye bitagatifu by'umutagatifu. Mu byasigaye bitagatifu ko babitwigishije uko bikurikirana mu bukuru, hari umubiri, hagakurikiraho imyambaro, hagakurikiraho ibikoresho bitagatifu yakoreshaga, hagakurikiraho amashusho matagatifu. Nk'iyo twagiye Kibeho cyangwa ahandi hantu hatagatifu ukabona agashusho gatagatifu, ni byiza. Ariko biba byiza cyane ubonye nk'umwambaro wa Bikira Mariya. Byaba byiza by'ikirenga ubonye ukoze ku mubiri w'ikuzo wa Bikira Mariya. Hano rero twebwe ni byiza by'ikirenga kubera ko turakora ku mubiri mutagatifu wa mutagatifu Tereza umwana Yezu. Cyo ni igitangaza gikomeye. Padiri Paul arabizi, igihugu cye ni Polonye. Hari ahantu hari ikanzu ntagatifu ya mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri, bamurasa 81 n'amaraso n'ibizinga by'amaraso bikirimo iyo kanzu ntagatifu. Ndumva Padiri Paul uriya umuzungu abizi, nagezeyo. Ku buryo hari abayikoraho bagakira bitewe n'uko Nyagasani bishatse n'ukwemera bafite. Ariko byose byaturutse hehe? Kuri tabernakuru. Nupfuka mu mwanya munini hariya, nta mwanya upfukama imbere ya tabernakuru, urabubeshya. Nyagasani Yezu niwe nyagushengererwa. Niyo mpamvu tudashengerera umubiri wa Tereza, ahubwo turawuramya tukawuha icyubahiro, ariko tugashengerera nde? Yezu Kristo. Ubwo turaba turamya Yezu Kristo uri muri Tereza. Mugende mu bitandukanya kugira ngo tugire ukwemera gutokoye kutarimo ibirohwa, tuzirikana ko twemera Yezu Kristo muri Ukarisitiya, we mubiri wakujijwe. Ibi kandi tuvuga biri no mu gitabo cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 13 umurongo wa 21, aho mutagatifu Elisha cyangwa se Elize yapfuye. Mwako gace ke hapfa umugabo, kubera ukwemera umuryango wari ufite baravuga uti tugiye kurambika umurambo w'uyu mugabo ku murambo hejuru y'imva ya Elisha, kuko yari intungane yari dutuyemo, Imana imuha ubugingo bw'iteka. Nibwo Imana ikoze igitangaza, ahubwo imugarura mu buzimira muzura. Muzabyisomere igitabo cya kabiri cy'Abami 13 umurongo wa 21. Nanjye uyu mubiri wanjye ucumura uhangana na byinshi, iyo nkukojeje ku mubiri w'umutagatifu Tereza, nemera nizera mfite urukundo, Imana impa guhinduka niba koko mbishaka, kandi hakataza muri urugendo rw'ubutagatifu. Abatagatifu barenze imbibi z'ibihe, barenga imbibi z'isi, ku buryo bumva indimi zose. Yavugaga igifaransa, yavukiye mu Bufaransa, ariko buriya abatagatifu bose bumva indimi zose zo ku isi, igihe tuzituye Imana turangwa n'urukundo, ukwemera no kwizera.